hari ibintu byinshi tujya twibaza ubwacu, twibaza ngo se kuki YouTube yacu bayifunze, kuki tuyibuze? Ariko nyamara ntidutekereze ko hari amakosa nyamara rimwe na rimwe tugenda dukora. Hari igihe twakira message itubwira ngo cyangwa email itubwira ngo YouTube yawe yabaye banned. Ese biba byagenze gute? Dukurikirane rero iki kiganiro ngiye kukibagezaho, iyi video iraza kuba ntoya, ngiye kubereka ibintu bitandatu, amakosa atandatu dushobora kuba dukora twebwe kuri YouTube zacu tutayazi. Ibi bintu muraza kubibona neza kandi biraza kugenda bituma mukora ku macano yanyu kandi bizatuma mwirinda yuko ibi bintu byazabaho. Ni amakosa atandatu rero ngiye kubereka, ntucikwe n'iyi video, ni ntoya kandi uyirebe uyirangize niho uza kumenya ibyo ari byo. Twihuse rero, iyi ni MD Empire TV, televiziyo yanyu ibigisha ibintu bijyanye na YouTube na branding. Murakaza neza rero kuri MD Empire TV, ahantu honyine ushobora kumenyera amayeri y'ubwenge yo gukora kuri YouTube. Uyu munsi turi burebere hamwe amakosa akunze gukorwa cyane kandi abangamira gukora kwa mashini yacu. Tubijyemo vuba rwose twihuse, ntabwo tujya dutinda, tuba tugira ngo mwese mumenye ibintu. Ikintu cya mbere rero ni gutangira nta mugambi ufite. Ibi bintu rero bijya bitugora cyane nk'aba YouTubers cyangwa aba YouTubers creator, ugasanga tugiye gutangira YouTube ariko mu by'ukuri umuntu akubajije ngo se ngo YouTube ugiye gutangira ni iki? Ukaba ujagaraye, ese nzakora ibijyanye n'iki? Ese nzabwira abantu ibijyanye n'iki? Rero impamvu iki kintu mugomba kucyitondera ni uko YouTube ikirebaho cyane koko. Ni ukuvuga ngo niba ugiye guhereza abantu ibintu, bahereza ibintu abantu baza kumva ndetse abantu bakanyurwa, bakavuga bati se uyu muntu ibintu atuzaniye ni ibyo cyangwa ni iby'ukuri? Niyo mpamvu rero ndi kubabwira ngo ni ukuri mujye mukora ibintu. Nuba ugiye gutangira YouTube, tangira YouTube ujyane, niba ari content yawe yo guteka, niba ari content yawe ya ama-tutorials, niyo gukora ama-tutorials, wivangavanga. Ni ukuvuga ngo kimwe mu makosa akomeye cyane, gushyira kuri YouTube amashusho utabiteguye. Ugomba kugira gahunda ihamye, ukamenya ibyo ushyiraho. Ntukajye ushyiraho ibintu biretse byose, ugasanga nk'umuntu ashyizeho imipira, ashyizeho iki, urakora ibintu bya tutorials ugiye gushyiraho ibintu by'imipira. Oya, shyiraho ikintu kimwe kugira ngo udacanga YouTube. Iyo ni impamvu ya mbere, ni gutangira nta mugambi ufite. Bishobora gutuma YouTube ikubaninga cyangwa ikavanaho ibintu byawe kuko ibona ibintu byawe biri mu kajagari. Twihuse rero, ntabwo turi butinde, turajya ku kosa rya kabiri: kwibagirwa abareba amashusho yawe. Impamvu mvuga ibi bintu, hari abantu, urabona aya mavideo dukora ni abantu tuyakorera, ni abantu bacu, ni abakunzi bacu. Rero niba ugiye gukora video, ihangane ukore video kandi ushimira abantu bareba video zawe. Nk'uko ngiye mpora mbashimira, abantu banjye muramfasha. Kuba ndi aha ngaha ni mwebwe, kuba ngeze aha ngaha ni mwebwe, ntabwo nari kwishoboza atari mwebwe. Iki kintu rero, kwibagirwa abareba amashusho yawe, abareba video zawe, ni umuryango wawe. Mwe muri umuryango wanjye, ni mwebwe mutuma ibi byose mbikora. Mutariho ntabwo naba ndiho, mutanshyigikira ntabwo naba ndiho. Rero abareba video zawe ni umuryango wawe, ntukabatererane. Subiza comment. Ngiye murabizi ko abantu barangiza comment ndabasubiza. Subiza ibibazo byabo, ganira nabo, umva icyo bashaka, video bashaka yikore. YouTube iha agaciro amacano yubaka umubano n'abayareba. Niba ngewe mfite abantu banjye bandeba hano, bafite benshi banshyigikira, bashyigikira ibikorwa byanjye, ngomba kubasubiza tukabazanya ibibazo. Niba bambwiye ati kora iyi video, nanjye nkababwira se iyi video yarabanyuze? Niba yarakunyuze, ukora ibi. Ibi ni ibintu byiza bituma channel YouTube ishobora kureka avuga ati uyu muntu afitanye umubano n'abantu bagomba kumureba. Ibi ni ibintu by'ingenzi. Twihuse, ntabwo turi butinde, nababwiye ngo ino video ni ntoya, uyirebe uyirangize. Ntukirengagize thumbnails na titles.
thumbnail na titles. Ni ukuvuga ngo aha hantu tuze kuhagendanamo neza. Aha ngaha wowe hari ukuntu dukora hari ukuntu abantu baza kutureba iyo wakoze thumbnail yawe nabi cyangwa title zawe, abantu barayireba bakabirengagiza bagakomeza bakajya ku bindi, sibyo? Kuko waba ufite video nziza cyane ariko ushobora kuba ufite video nziza cyane ariko thumbnail yawe itarente hasi cyangwa idashamaje ngo abantu bose bayirebe bavuga ngo oh, reka tujye kuri ino video tuyirebe. Ari nabwo usanga na titre yawe washyizeho ubwawe nta kintu ivuze, umuntu arayisoma kumva nta kintu byamufasha. Nyamuneka kora titre ituma umuntu wawe aza kuri channel yawe, kora thumbnails cyangwa ifoto igaragaza itangiza video yawe ku buryo umuntu ayireba bavuga ngo wow, uyu muntu kuki ntajya kumusura ngo ndebe video ye. Nukomeza rero gukora ibintu bidafite titre nzima cyangwa thumbnail, nta muntu uzaza kuri channel yawe, nta muntu uzayikandaho. Fata umwanya ukore thumbnails zigaragara neza na titre ziteye amatsiko ku buryo umuntu agira curiosity, ku buryo umuntu agira amatsiko avuga ati ako se wajya kuri iyi thumbnail, ko wajya iyi foto kuri kumbwira iyi video ko mbona inteye amatsiko, reka njye kuyireba ndebe uyu muntu nshobora kuzamwigiraho ikintu. Iki kintu nacyo kiri mu makosa dukora twebwe n'abantu bamaze iminsi kuri YouTube, ugasanga umuntu afite video nziza ariko ubusobanuro bwa video ye ntabwo busobanutse neza. Ibi ni ibintu mugomba kwitondera. Dukomeje rero tugeze ku cyo bita ntugasaba abantu kureba cyangwa gukora subscribe. Impamvu mvuze iri kosa, simvuze ngo muri video yawe ntubishyiremo, nkuko njye babwira ngo video niba ikunyuze ukande subscribe, ukande like, ukande share, ukore no kunsegera kugira ngo ujye tureba ibiganiro. Ibi byo si byo ndi kuvuga, ngiye kuvuga ngo ntukabishyire muri comments. Niba ugirana umubano n'abakunzi bawe, ngiye ngira abakunzi ntabwo ari abafana, abakunzi banjye bareba ibiganiro byanjye. Niba turimo turaganira kuri YouTube, niba umuntu akubwiye bya bindi njya mbona abantu mwandika ngo mpa subscribe, ngo kora share, ngo sharing, no. Ibi bintu YouTube bireba, ibona ko nta cyizere ufite, ibona ko nta cyizere wifitiye. Ibi bishobora gutuma YouTube kugira iti ikubanning, ikora video yawe rwose ako kanya ikaba ban cyangwa bakagusibira channel. Ibintu mubyitondere, ndabyo bisubiremo. Ntugasaba abantu kureba cyangwa gukora subscribe muri comment section. Ni ukuvuga ngo handi dushyira ibitekerezo byacu. Wowe ubwawe ufite channel, niba ujya kwandikamo ngo mumpe subscribe, ngo mukande murebe, oya, ibyo ngibyo ntabwo YouTube bireba, ntabwo ibikunda. Ibyo bintu rwose ndakwinginze ngo umuntu wanjye niba ushaka gutera imbere, niba ushaka ko channel yawe itera imbere, ibyo bintu byirinde, ubigendere kure kuko nta hantu byakugeza. Twihuse rero tujye ku rindi kosa rya gatanu. Ntabwo ko ndara amakosa 3. Ikosa rya gatanu riravuga ngo ntugatererana YouTube Analytics. YouTube Analytics murabizi abantu, ugiye muri studio urayibona, ikwereka uburyo ugenda ukora ibintu byawe, uburyo ugenda ukora ibintu byawe, uburyo video yawe izamuka, uburyo mbese ugenda ubona abantu uburyo bakurebamo n'iki byose. Ibi rero Analytics zawe nizo zikwereka inzira cyangwa uko witwara, uburyo wareba ibyo bita retention rate, click through rate, n'ibyo abafana bawe bakunda. Kuvuga ngo ushaka gushyiramo video abafana bakavuga ati wenda ukabura uburyo yarebwe, ukora content uburyo yakunzwe, kuvuga ngo iyi content nzayikora gutya, nzayikora muri ubu buryo. Ibyo rero bigufasha kugira ngo burya hari abantu baba batunze channel ariko adashobora kujya kuri YouTube Analytics. YouTube Analytics ni iguha umurongo, niyo ituma umenya ngo ese abakunzi banjye bakunze iki, ese iyi nkozi iyi video yabafasha iki. Mbese ni uburyo bwo kumenyerana n'abantu bawe ibyo bakunda mu buryo bwa kinyamwuga utasharajaye. Ibyo byose YouTube Analytics murabizi ko ujya muri studio ariho uyibona, ikwereka performance yawe ya video, ibyo abantu bawe bakunda, icyo bashaka n'iki, mbese igenda ikudirectinga uko ugomba kubikora.
Impamvu rero ikosa rya gatandatu, iri kosa abantu benshi bararikunda, niryo ngiye no kwibandaho cyane, ngiye kuribasobanurira muntu wanjye, umuntu rwose utari kuryumva mbere y'uko ndivugaho, iyi video niba iri kugushimisha ukande kuri subscribe, ukande kunzogera una sharing kugira ngo abantu bajye babona tujye tugendana dukurane kugira ngo amacano yacu akomeze kuzamuka. Iyi video rero impamvu Imana yabakoreye kugira ngo mwishime, kugira ngo nanone mukure ku ma YouTube channel yanyu, nkuko tugenda dukurana, nkuko tugendana, nkuko abantu mugira mubibwira muri comment iti rwose warakuze. Ndanabashimira, ngiye nkunda gushimira abakunzi banjye, muri abantu b'ingenzi, muri abantu bakomeye. I salute you. Aho ngeze ni mwebwe, ntabwo ngiye ari ubuhanga bwanjye, nabwo ni mwebwe mugenda mumpushinga. Twagiye rero impamvu ya gatandatu ariyo ya nyuma, ariyo tugiye kurangiza ino video. Ntugashake kuba nk'undi, ntukigeranye n'undi. Aha ngaha sinzi ukuntu ndi kubibasobanurira. Hari abantu tuba dufite channel ukavuga ati ariko se kuki ntaba nka Rocky Entertainment, kuki ntaba nka Sabe Isimbi? No, wowe ba uwo uriwe. Niba ugiye gukora content yawe, kora content yawe nkawe. Kora content yawe nkawe, wikwibwira undi muntu, wishaka kuvuga ngo ngewe ureka nkora ibi bintu. Wowe ba wowe, mbese wikwigeranya n'undi muntu. Wikumva ko haba undi muntu, wikumva ko wakora video nk'iy'undi muntu. Usanga nk'umuntu agenda agafata nka video y'undi muntu akayikoporora. Ibyo ntabwo ari byo. Kora content yawe irimo utuntu tw'udushya, wikwigana abandi cyangwa gukoresha style yabo. Ntabwo YouTube ibikunda ibi. Abareba babibona. Wowe ubwawe kora ibintu byawe byihariye, birimo ubutumwa budasanzwe. Ugaragaze ko ushoboye, ugaragaze ku buryo YouTube izabanga uyu muntu afite creativity. Wishaka kwigeranya n'undi muntu ngo ngiye ngo uyu muntu ngo akora ibi, njye mbona hari ababikora ariko sinshaka kubivuga. Kora ibintu byawe, kora video yawe. Umuntu naza akaguca intege, hari abaza bacana intege ntibabura. Umuntu akavuga ati wakoze video nguko wowe mbona nta views ufite. Ibyo ngibyo ntabwo bigiye byanca intege. Icyo mfa nuko mwebwe mumenya ngo ese iki kintu gikoze cyangirira akamaro. Wishaka guhangana n'umuntu, we ukora ibyawe, ube wowe, wigirire icyizere, ukora ibintu byawe nkuko wowe wiyizeye. Icyo gihe YouTube izavuga ngo uyu muntu ibyo akora kuko arabizi, kandi ibyo akora ni byiza, abantu baranabikunze. Iyi niyo rero inama ya nyuma amakosa ya nyuma dukora. Aya makosa nitumara kuyirinda bizadufasha ko ama YouTube channel yacu cyangwa amashene yacu azakora, kandi bizatwigisha ko tugomba kwitwara ku murongo wa YouTube. Ikintu njya mbabwira YouTube, ubu ngubu kuyifungura n'ubuntu, ariko hari igihe muzagera ari amafaranga. YouTube abantu bari kwiboneraho amafaranga, abantu bari kwikoraho. Ntimukabona umuntu ashaka kuryama saa 7 z'ijoro ari kuri YouTube ari gushaka ikintu gishya, mwite igicucu. Rero mbagira inama, umuntu ufite Gmail azanyegere mwereke ukuntu bafungura YouTube channel, cyangwa azareba ibiganiro byanjye hano birimo, azayibona neza cyane. Mwakoze rero. Gusa ntabwo ngo mukore subscribe kuri MD Empire TV. Iki kiganiro cyo kigushimishije, iyi video niyo gushimishije, ubyandike muri comment umbwire ngo urakoze. Ibyo ni ijambo ryanditswe, mujye muduha like bantu bacu. Like unavuga uti iyi video iranshimishije, bizajya bidufasha kuko twe tuzajya dukurana. Ndabashimiye rero abantu mwarebye iyi video mukayirangiza. Ni iby'agaciro kubagira, kandi ndabakunda cyane. Dusubirana video y'ubutaha ndayibakumbuje, izaba ari fire. Kandi iyi video umuntu uzayicika rwose ntazagira ngo ni ikintu njya mubwiye. Iyi video izaba ari nziza, kandi izaba igiye gutuma hari impinduka ku buzima bwawe. Murakoze rero. Ni MD Empire TV. Ciao ciao.